Shalom, tuguhaye ikaze hano kuri Isengesho Ribohora Official. Aha ku Isengesho Ribohora ni ahantu hanyura amasengesho yihariye. Imana ikugirire neza, kora subscribe vuba cyane tujye tubana mu isengesho kandi ukore share. Turasaba kugira ngo mushyigikire channel muyizamure nayigere ku rwego rushimishije. Murakoze mwebwe ababyumvise, Imana ibagire neza. Tuje mu isengesho. Ni isengesho rica ibiziriko byose umwanzi yakubohesha. Isengesho rica ibiziriko umwanzi yakubohesha. Umwanzi uko asanzwe akora ashobora kukuboha akakuzirikira ahantu hamwe. Yamara kukuzirikira ahantu hamwe ugasajya wibona utava aho uri. Yaba ari mu cyiciro cy'agakiza ukibona utava aho uri mu gakiza kawe. Aho washigerageza kuva aho uri bikanga kuko yakuzirikiye ahantu hamwe. Rero isengesho tugiye gusenga ryo kwibohora, wibohora ahantu uzirikiye, ahantu boheye, yego turaribandirizwamo n'iri jambo. Reka twihute ubyanditswe byera mu gitabo cya Mariko igice cya 11. Mariko igice cya 11 umurongo waho, reka duhere ku murongo wa mbere dusoma wa kabiri ndetse n'uwa gatatu. Handitswe ngo bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya i Betifagi n'i Betaniya ku musozi wa Elayono, atuma babiri mu bigishwa be. Arababwira ati mujye mu kirorero kiri imbere yanyu, mukihagera uwo mwanya muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze guheka umuntu n'umwe, mukiziture mukizane. Kandi nihagira umuntu ubabaza ati niki gitumye mukora mutyo, mumubwire muti databuja niwe ugishaka, kuko uwo mwanya aracyohereza hano. Hano tubonye yuko Yesu yohereje abigishwa mu kirorero cyari imbere. Baravuga ngo nimugende, nimugera mu kirorero kiri imbere yanyu, mukihagera uwo mwanya muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse. Urabona ko iki cyana cy'indogobe cyari kiziritse, kandi umuntu uziritse iki cyana cy'indogobe nkuko nta kintu cyabashaga gukora, nta kintu cyabasha gukoreshwa, niko n'umuntu uboshye uziritse adashobora kugira icyo akora ngo bikunde, adashobora kugira ahava ngo bikunde kuko abaziritse. Ariko turabona Yesu atuma abantu akababwira ati mugende muri busange ahantu hari icyana cy'indogobe kiziritse. Nihagira umuntu ubabaza ngo iki cyana cy'indogobe mukijyana he, ni ukuvuga ngo isengesho rikubohora rica ikiziriko rigomba guhangana n'umuntu uba warakuboshye, rigomba kuvugana n'uwakuboshye. Hano turabona Yesu abwira abigishwa ngo ni mugerayo ngo kandi nihagira umuntu ubabaza ngo niki gitumye mukora mutyo, mububwire muti databuja niwe ugishaka. Itegeko ryo kubohora, ryo kubohoka no kwibohora, nuko uwakuboshye ahagurukana urugamba, ahagurukana ibitero, kuko abadashaka ko wowe ubohoka. Kuko rero Yesu yarazi yuko iki cyana cy'indogobe abakiboshye batazigera bemera ko bapfa kwemera gutyo gusa, cyangwa se yarazi ko ababoshye iki cyana cy'indogobe bari kuzazana impaka, bari kuzabaza ngo kuki mukizituye. Yarabategura avuga ngo ni mumubwire ngo databuja niwe ugishaka. Aka kanya rero hano biratwigisha iki? Hano biratwigisha ko ugomba kuvugana n'uwakuboshye mu isi y'umwuka abayumva, ukamubwira ngo ndekura kuko Imana data wa twese nshaka, ndekura kuko umwami wese nshaka, ndekura. Wibuke ko mu gihe Mose yatumaga, Imana yatumaga Mose kujya kubohora cyangwa se kuvana ubwoko bw'Abisirayeli mu buretwa, yaragiye abwira Farawo ngo rekura ubu bwoko bugende.
bujye kugira gute, bujye gutambira Imana ihoraho ibitambo mu butayu. Bujye gutambira iki? Imana ihoraho ibitambo mu butayu. Bishatse kuvuga ko ubu bwoko hari uwabushakaga ko bujya kumutambira ibitambo. Ni ngombwa rero yuko ni itegeko ry'uko wo kubohoka kwawe kugomba kuba gufite impamvu. Kubohoka kwawe kugomba kuba gufite impamvu, kandi iyo mpamvu igomba kuba ifitwe n'ukubohora. Ni Yesu Kristo rero ushaka kubohoka. Ni Yesu Kristo ushaka ko icyo kiziriko gicika. Tugiye gukora rero isengesho rikoretse gutyo rivuga ngo ndekura kuko Umwami Yesu ashaka ko nkumukorera. Ndekura kuko Umwami Yesu ashaka ko ntera imbere. Ndekura wa kiziriko we. Tangira rero utegura umutima wawe, utegura ubwenge bwawe, twinjire mu isi y'umwuka. Kwinjira mu isi y'umwuka nta kintu bisaba. Ntabwo bisaba kuvuga mu ndimi, ntabwo bisaba gutitira. Ni umutima n'ubwenge ubwabyo ushyira ahantu hamwe, ntibigire ikindi bitekerezo. Ukivuga ngo ninjiye mu mwuka, ako kanya wowe w'imbere uba wamaze kwinjira mu mwuka. Rero tugiye gusenga, vuga uti Mwami Yesu Kristo, ciye bugufi imbere yawe, nsabye imbabazi z'ibyaha byanjye n'ibicumuro byanjye. Ndi umunyabyaha mu byo mvuga, mu byo nkora, mu byo ntekereza. Amaraso ya Yesu yuhagira umutima wanjye, yuhagira ubwenge bwanjye, yuhagira ubugingo bwanjye, yuhagire njye w'imbere, yuhagire njye w'inyuma. Yesu Kristo, boneza umutima wanjye. Yesu Kristo, boneza ubwenge bwanjye. Yesu Kristo, boneza imyumvire yanjye. Ngwino kano kanya, ambara umutima wanjye, ambara ubwenge bwanjye. Ukimara kunyambara mu izina rya Yesu Kristo, mbonye utuma mu ijambo ryawe abigishwa ubabwira kugira ngo bajye mu kirorero, nibabona icyana cy'indogobe kiziritse bakiziture bakikuzanire. Yesu Kristo, aho nzirikiye hose, aho umwanzi yanzirikiye ngo ntava ku rwego njya ku rundi, yaba aranzirikiye mu ishyamba, mu misozi, mu mugezi utemba, aho nazirikiwe hose, umurozi wamboshye akanzirikira mu cyumba kiwa ryamamo, murozi wamboshye akanzirikira mu rutoki, akanzirikira mu kabande, mu gishanga, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, wamboheye mu gihuru, wamboheye mu cyari cy'inyoni, wamboheye mu icupa, mu kabindi, wamboheye ahantu ariho hose, mu izina rya Yesu Kristo kambohera ku ziko, akaba ariho mbohera. Ndatura ngo mvuyeyo kuko Umwami Yesu Kristo ashaka yuko mbohoka mu izina rya Yesu Kristo. Buri kiziriko cyose nazirikishijwe kwishyiga, buri kiziriko cyose nazirikishijwe mu rutoki, mu ishyamba, mu mayira abiri, mu mugezi utemba, katika jina la Yesu, ku gasozi, mu kabande, munsi y'igiti, igiti cy'umuvumu, mu izina rya Yesu Kristo. Aho hantu ndahavuye kuko Umwami Yesu Kristo ashaka ko mbohoka. Ndabohoka muri iri sengesho. Uko icyana cy'indogobe cyazituwe kikakuzanirwa Yesu Kristo, nanjye aka kanya ndazituwe, ndaje imbere yawe. Urankeneye, unkeneye, urankeneye, unkeneye wese. Ukeneye ubugingo bwanjye, burabohowe. Ukeneye umutima wanjye, urabohowe. Ukeneye ubwenge bwanjye, burakubohorewe, kugira ngo bukoreshe ubwenge bwanjye. Burakenewe, bukenewe nawe kugira ngo bukoreshe. Umutima wanjye uragukeneye kugira ngo ukoreshe. Yesu Kristo, aya masaha buri kiziriko cyose kindiho kitagaragarira maso y'abantu, kiri mu isi y'umwuka, kinteza kaga, kinteza mwana, kwizengurukaho, kutava ku rwego rwaho ndi, mu buryo bwo kwizera, mu buryo bw'agakiza, mu buryo bw'umurimo wawe, mu buryo bwo kukumvira, mu buryo bwo kugenda nawe, mu buryo bw'amashuri, mu buryo bwa business, mu kintu cyose nkoraho nazirikiwe. Uyu munsi ndahava. Atura amasengesho ubwaho ukomeze gusenga, watura ko havuye mu izina rya Yesu. Atura ko icyo kiziriko gicitse, atura ko wakuboshye,
atazongera kukuboha ukundi. Abarozi bajya babohera ahantu hose wumvise hatandukanye navuze. Umurozi ashobora kugushyira mu gicuma mu buryo bw'umwuka, ashobora kugushyira mu kabindi mu buryo bw'umwuka, ashobora kugushyira mu icupa mu buryo bw'umwuka, ashobora kukubika muri plafo mu buryo bw'umwuka, ashobora kukubika akakujugunya mu mugezi mutemba, akagutongera, akafata nk'umusatsi wawe cyangwa agafata ikintu icyo ari cyo cyose kikuvuyeho akagenda akakijugunya nk'ahantu umugezi utemba, akatura ngo uko aya mazi atemba, ariko amafaranga yazajya atemba ntakafata amafaranga. Ndagira ngo rero sasa aho ngaho mu mwisi y'umwuka aho niho uba wajugunywe, ndagira ngo watura hose uburyo uti ndahavuye, atura ngo ndahavuye, vuga ati aho naboheyewe hose, aho ntazi ariko ijuru rizi, aho ndahavuye. Ikiziriko cyose icyo nashyizweho, icy'ubukene, icy'inyatsi kiracika, atura ko gicitse, atura ko gicitse, vuga uti wakiziriko we kinyatsi naboheshejwe, cika kuri nge mu izina rya Yesu Kristo, cika kuri nge mu izina rya Yesu Kristo. Hari abandi usanga baraboheshejwe ikiziriko cy'ibyaha, atura ko icyo kiziriko gicitse kivuye ku kaguru kawe mu izina rya Yesu Kristo. Hari abandi usanga barazirikishijwe ikiziriko cy'indwara runaka, ugasanga boheshejwe n'ikiziriko bamuziritse, ikiziriko cya diabete, atura ko giciye, ikiziriko cya kanseri, atura ko giciye, ikiziriko icyo ari cyo cyose cy'uburwayi bwo mu nda, ibibyimba byo mu nda, icyo kiziriko wibonaho, atura ngo kiracitse, atura ngo umwami Yesu arashaka ko ngira umubiri muzima, arashaka ko ngira umubiri mutaraga, akeneye umubiri wanjye kugira ngo awukoreshe, kuko Yesu Kristo agomba gukoresha umubiri muzima. Atura kubohowe, ni wowe uzi bikuboshye, ni wowe uzi bikuziritse, ni wowe uzi bikubangamiye, ni wowe uzi biboshye amaguru yawe, ni wowe uzi biboshye amaboko yawe. Tangira ubice mu izina rya Yesu Kristo, tangira ukatakate icyo wibonaho, icyo kibazo wibonaho ni ikiziriko, icyo ubona kimaze imyaka myinshi ni ikiziriko, icyo kigenda kisubira kikagenda kigaruka, ni ngombwa ko gicika. Tangira usenge, senga ugica, aturute mu izina rya Yesu. Ikibazo cyose cyampindukiye ikiziriko kikanzirikira ku rwego rumwe, ku cyiciro kimwe, uyu munsi wa none, ijoro nk'iri ngiri kiracika, amanywa nk'aya kiracika, umunsi nk'uyu kiracika. Umwami Yesu Kristo aranshaka, atura ko umwami Yesu Kristo agushaka, atura ko umukiza wawe agushaka, atura ko Imana ihoraho igushaka. Imana ishaka kubona uri muzima, Imana ishaka kubona umeze neza, Imana ishaka kubona nta kibazo ufite, kuko handitswe yuko ibyo nibwira kubagirira hari ibyiza atari ibibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ahazaza hejo. Imana ikugambiriraho ibyiza gusa, igushaka ko kubona uri mu buzima n'imibereho byiza gusa. Atura rero, atura n'akanwa kawe, hamiriza yuko ubu buzima busohotsemo, ubwo buzima bushaririye, iyo mibereho ishaririye, birashoboka ukaba wibona mu mibereho ishaririye barayikubohereyemo, barayikuzirikiyemo. Uyu munsi atura ngo wa mibereho ishaririye we ndagusohokamo, ndakuvamo. Jambo riravuga ngo umunyantege nke yature ko ari umunyembaraga, n'umukene yature ko ari umukire, atura ko uri umukire, atura ko uri umunyembaraga, atura kubohowe, atura uvuge uti ahantu hose habohewe intambwe zanjye kugira ngo zijye zihera ahantu hamwe, uyu munsi zirahava mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi zirahava mu izina rya Yesu Kristo. N'uyu munsi ntabwo ari ejo, n'uyu munsi ntabwo ahejo. Atura ko intambwe zawe zivuye aho zabohewe, zivuye muri ako kabande, zivuye muri iyo misozi, zivuye muri ibyo byaro usanga wibonamo mu nzozi zawe. Ni kenshi cyane wowe unteze amatwi wibona uri mu cyaro kandi utuye mu mujyi. Rero atura uvuga uti mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga zose zimpambirira mu cyaro ndazitsenya, ndazirimbura. Buri mwuka wose uhora ugira ngo ubuzima bwanjye butagendana naho ndi, mu izina rya Yesu Kristo. Niba ndi mu mujyi ngaragare nk'uri mu cyaro mu mbaraga z'umukawera, niba ndi mu nzu ngaragare nk'uri mu matongo, aturute mu izina rya Yesu. Izo mbaraga zose zagambire kugira ngo ubuzima bwanjye buhore butandukanye nuko ndi, katika jina la Yesu.
ndazivuma, ndazitwika. Igihe cyose wibona uri ahantu habi, menya yuko mu mwuka bakuremeye icyo bita mu Giswahili mazingira machafu. Baba barakuteguriye ubuzima nk'ubwo ngubwo kugira ngo woweho bitandukanye nuko wifuza, ahubwo wibone uri mu buzima bubi. Aho wibona rero ijambo rivuga yuko aho umutima w'umuntu ari naho n'ubuzima bwe buzaba. Mu mwuka rero iyo wibona ahantu habi gusa, menya ngo mu mwuka hari iyindi si yawe mbi baguteguriye, ni nayo ipuritinga ibihe uhagazemo, ibihe ucamo itandukanye n'ibyo bihe ucamo. Aturuta mu izina ry'Yesu abamboheye mu bihe bibi bakanzirikisha ubuzima bube, imibereho ishaririye y'agahinda, y'umubabaro, yo gusuza umutima, ndatandukana nayo uyu munsi mu izina ry'Yesu Kristo. Ndatandukanya nayo uyu munsi mu izina ry'Yesu Kristo. Komeza usenge, komeza usenge. Ijambo riravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Ndagira nkubwire ngo mu isi y'umwuka hari itegeko, hari ihame ryitwa umwete. Buri wese ushaka kubona Imana bimusaba kugira ngo icyo akoze cyose agikorane umwete. Ngaho ambara imbaraga, atura cyane, atura uvuga uti ndabohoza ibirenge byanjye byari byarabohewe ahantu hamwe, ndaca uruzingo bari barambohesheje rwabaye ikiziriko kuri ngewe. Zina ry'Yesu Kristo, zina ry'Yesu Kristo, zina ry'Yesu Kristo, mu izina ry'Yesu Kristo. Atura kurucirwa ruzingo, atura kurucirwa ruzingo rwo kudashaka, atura kurucirwa ruzingo rwo kudatera imbere, atura kurucirwa ruzingo rwo kutava ku rwego rumwe ngo ugere ku rundi. Atura kuciye ucira uruzingo wibonaho katika jina la Yesu. Atura yuko Mwami Yesu Kristo ashaka kugurukisha amababa yawe mu kirere. Jambo rivuga yuko twabategereje Uwiteka bazagurukisha amababa yabo mu kirere, bakagenda ubutaruha n'ubutarambirwa. Atura yuko Uwiteka gucometseho amababa, ugurutse uvuye ku rwego rwaho waruri winjiye ku rundi rwego. Atura kuvuye ku gasozi warubarizwagaho winjiye ku kandi gasozi mu izina ry'Yesu Kristo. Atura ko winjiye ku musozi wa bwite uw'Imana guteguriye. Atura bivuge cyane. Jambo rivuga yuko ururimi rwica kandi rugakiza, ngo abakunda ibyo ruzana bazatungwa narwo. Iyo watuye ikintu kacyatura mu kwizera, kacyatura mu gusenga, kiraba. Atura ko uhindutse umuntu ukomeye. Atura ko uvuye mu rwego waruzirikiyeho. Atura ko ubaye uwundi muntu mu izina ry'Yesu Kristo. Atura ko ibiziriko byose byari biboshye amaguru n'amaboko yawe bicitse. Atura ko aho umwanzi yibwiraga ko utazava uyu munsi uhavuye, aho Satani yibwiraga ko utahava, atura ko uhavuye uyu munsi mu izina ry'Yesu Kristo. Ndagusengera mu mbaraga z'Umwuka Wera, uyu muntu Mwami waruziritse, waruboshye amaguru, baramubohesheje umutongero, baramubohesheje ibitambo bitandukanye, baramubohesheje amaturo, impano zinyuranye. Ndagira nkubwire ngo umuntu ashobora kuguha impano, ariko iyo mpano akayikuboheraho, akayikuzirikiraho. Umuntu ashobora kuguha amafaranga, ariko amafaranga akayakuboheraho, akagutwara icitwa umugisha wo gutunga, wo kubona amafaranga. Umuntu ashobora kuguha 1000, ntuzongere gufatisha amafaranga ukundi, akagutwara inyenyeri yo kwacira. Vuga uti mu izina ry'Yesu Kristo, uwambohesheje amafaranga, akambohesha ituro, akambohesha impano runaka, akambohesha ijambo, ndabisenya mu izina ry'Yesu Kristo, ndabisenya izina ry'Yesu Kristo. Buri jambo ryose ryahindutse ikiziriko kuri ngewe, rikamboha nkabohwa n'uwaryatuye. Buri kintu cyose nahawe kikamboha nkabohwa n'uwakimpaye mu izina ry'Yesu Kristo. Ndatura ngo niyo munsi wanjye wo kubohoka, niwo munsi wanjye wo kugira ngo Yesu anyicaremo, Yesu angendereho, Yesu anjyane mu cyubahiro yansezeranyije, Yesu anjyane ahantu
aho yateguye ngomba kujya. Ikiyo niwo munsi wo kwinjira muri destination yanjye. Atura ko winjiye muri destination yawe. Atura ko winjiye muri destination yawe. Vuga uti mu izina ry'Yesu, wanyitambika wese kugira ngo mwami ambuze kwinjira mu mugambi w'Imana, ambuze kwinjira muri destina yanjye. Uyu munsi birarangiye, nta uzanyitambika. Munsi birarangiye, nta uzanyitambika. Nta mupfumu, nta mukonikoni, nta mucwezi, nta murangi, nta muzimu, nta jini, nta mashitani, nta Illuminati, nta frimasoni, nta muntu wari wese ukora n'imbaraga mbi zikuzimu ufite kunyitambika. Zina rya Yesu Kristo, zina rya Yesu Kristo, zina rya Yesu Kristo, kuko handitse yuko Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, umubisha wanjye yaba nde. Atura ko nta mubisha uwari we wese waguhangara. Handitse yuko Uwiteka yavuze yuko abakurakariye bose bazakorwa n'isoni, n'abakurwanya bose bazahinduka ubusa, bakaba nk'ibitariho, bakarimbuka rwose. Atura yuko uwakurwanyije, uwakuboshye, uwakuziritse, uwaguhambiriye amwaya akozwe n'isoni, bitewe nuko winjiye mu masezerano, winjiye mu byiza Data wo mu ijuru yaguteguriye. Utarambara umubiri, utaraba umuntu nyamuntu, igihe wari umwuka uri mu ijuru, Uwiteka yakumanuye ku isi agufiteho umugambi mwiza cyane wo kugira ngo usoze icyo yakohereje mu isi. Atura yuko icyatumye wohereza mu isi ukigezeho, icyatumye uremwa n'Imana ukigezeho. Atura kukigezeho, atura kukigezeho, atura kukigezeho. Atura kuba umuntu ukomeye, atura kuba umukozi w'Imana ukomeye, atura kuba umukiranutse, atura kutazongera kugwa mu byaha, atura kuba umuntu winjiye mu bundi buzima bushya. Atura ko paje y'ubuzima bwawe ihindutse. Ndagira nkubwire ngo uri umuhanuzi ukomeye cyane, ugomba guhanurira ubuzima bwe. Hanurira ubuzima bwawe, hanurira imibereho yawe. Iyo hanurira ubuzima bwawe, ugahanura imibereho yawe, ukiyaturaho ibyiza, imitongero ntigufata, ibyo bakohera ntibigufata, kuko bwawe uba wariremeye iyindi si yawe. Atura yuko wowe ubaye umuntu udasanzwe. Atura yuko niba uri umurwayi wature kukize. Atura yuko amateka yawe abaye mashya, abaye mazima. Wikomeza kuzajya wiganyira, wireberera mu bibazo, ireberere mu bisubizo, ireberere mu byiza, ireberere mu hazaza hazima. Izina rya Yesu Kristo itandukanye na buri kimwe cyose wabonaga cyari kikuboshye. Aka kanya ndagusengeye nk'umukozi w'Imana, amaraso ya Yesu Kristo akumanukeho, aciye migozi, aciye ibyo biziriko byari biboshye amaguru, byari biboshye ubwonko bwawe, byari biboshye amarangamutima yawe, byari biboshye imyumvire yawe, byari biboshye ibitekerezo byawe, byari biboshye ubwenge. Biracitse mu izina rya Yesu, biracitse mu izina rya Yesu Kristo, biracitse mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo biziriko ndabica, ndatura ngo ikiziriko cyose wari waraboheshejwe n'umugome Satani kiracitse mu izina rya Yesu Kristo, kirakataguritse mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami ko uyu muntu mubohoye, uko wavuze ngo nibagende mu kirerero, nibabona icyana cy'indogobe kiziritse bakiziture, bakikuzanire. Nihagira ukubaza ngo ni ukubera iki mukizituye, mumubwire ngo umwami ni ugishaka. Abantu bawe wari ukeneye kubagirirwa neza, wari ukeneye ko batabarwa nawe, kuko ijambo rivuga yuko niba muri Kristo Yesu, muri ubugingo atwiringiye Kristo gusa, ngo nitwe ba mbere bo kugirirwa impuhwe. Aba bantu rero wari ubakeneye ko babohorwa, kuko bafitiye impuhwe. Buri wese rero wumvaga isengesho, wari uri kuri iki gicaniro cy'isengesho ribohora official, ndatura ngo abohoke, ndatura ngo akire, ndatura ngo ibisigisigi byose byari biri ku maguru, byari biri ku maboko, byari biri ku iterambere rye, byari biri ku mibereho ye, byari biri ku buzima bwe, kwa jina la Yesu bicika bishire. Uyu muntu ahabwa ubuzima, uyu muntu haremerwa amashimwe. Urakoze mwami ko uyu muntu muremeye amashimwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo bambwa gapfa kazuka dusabye twizeye. Amen, 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 amen. Izerere muri iri sengesho. Umwami Yesu aciye ibiziriko ku buzima bwawe, umwami Yesu aciye ibyari bikuboshye. Urabizi Imana yacu ni Imana ikorana n'abizera.
utizera ntibishobora ko anezeza Imana, utizera ntibishoboka ko ashobora kubohoka, utizera ntibishoboka ko ashobora kubona igisubizo. Ariko wowe wizeye ubonye igisubizo, urabohotse, ibiziriko byose byari bikuboshye biracitse. Umwami aguha umugisha, umwami akugirire neza. Kubw'ibyo rero turagusaba kugira ngo kanda subscribe, uzamure uyu murimo, uzamure iri murimo w'amasengesho. Imana nawe izakuzamura. Uko uzamura abandi niko nawe Imana ikuzamura. Ijambo rivuga yuko icyo umuntu abiba ari cyo asarura. Ngaho rero kanda subscribe, ukande share, ukwirakwize iri sengesho hirya no hino, uko ugenda uzamura rino sengesho urikwirakwiza mu bandi bantu, uribiba mu bandi bantu, ukora share, ukanda subscribe, niko Imana nawe igomba guhagurutsa bo kukuzamura. Kuko nyine ni isezerano Imana yatanze ko icyo umuntu abiba ari cyo asarura. Iyo ugira umutima wo kwifuza ko abandi bantu bazamuka cyangwa iby'Imana bitera imbere bikazamuka, nawe irakuzamura. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Shalom shalom. Nakagaruka hano ku isengesho ribohora official. Mugira amahoro y'Imana.